Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru yiriwe ivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho kuri ubu ngubu umuhanzi umenyerewe cyane mu Rwanda ufite igikundiro, abantu benshi cyane bakunda n'ijwi ryiwe, yaje avuga ku bantu bavuga ko anywa ibiyobyabwenge. Naho rero ni Bruce Melody ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, ibyo byose yaje abishyiraho umuco. Icyo twebwe tubasabye muri munsi y'iyi nkuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, kugira ngo mujye mu ba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ni umuhanzi Itahiwacu Bruce Melody, uzwi cyane nka Bruce Melody, yanyomoje impuha zavugaga ko asigaye yarabaswe n'ibiyobyabwenge birimo urumogi ndetse na mugo. Yabigarutseho mu kiganiro na Irene Murindahabi wa MI Empire, avuga ko abantu banywa urumogi ndetse babaswe n'ibiyobyabwenge badasa nka Bruce Melody. Yagize ati ubuse abanywa ibiyobyabwenge basa uku narabyumvise, ariko tugira abantu bagira amakuru ibihuha, abasesengura n'abagendera mu kigare. Ntabwo nkunda kwisobanura mu bintu bishobora kwishyira hasi. Sinigeze nkunda ukuntu byavuzwe, ibiyobyabwenge byayobya ubwenge kandi njye ndi muzima ku rwego rwo hejuru. Ayo rero ni amagambo yagiye atangazwa na Itahiwacu Bruce, uzwi nka Bruce Melody. Yakomeje kandi avuga ko aya makuru ubwo yavugaga yarakomeje kuvuga ko nawe yamugizeho ingaruka ku bantu bose bagenda bamubabaza koko niba ibyo bintu byarabayeho. Yagize ati nyuma y'iminsi bimvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi cyane baramamagaye bambaza niba koko bino bintu birimo biragenda bimvugwaho niba koko ari byo, ariko urumva nyine nta kindi wasubiza ubuntu ni ukwituriza, kuko nyine ibintu byose biba bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ntabwo biba ari ukuri. Reka rero natwe dusoreze hano n'izi breaking news ziba zimwe ziragenda zivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Uwo rero ni Bruce Melody mukunda cyane muri benshi, murabizi ko mu minsi iri n'imbere kandi agiye gukorana igitaramo na The Ben, bakomeje guhangana cyane. Muribuka ko no mu minsi ishize uyu muhanzi yashyize hanze indirimbo nayo nyine yateje urunturuntu, avuga ko nyine yibasiye The Ben, ariko nyine ibyo nyine nibyo abafana bavuga, kuko nyir'ubwite we nta kintu yigeze atangaza. Reka rero dusoreze hano.